ndabaramukije nshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpande enye z'isi. Mbifurije amahoro y'Imana mwebwe mwese mwakomeje gukora subscribe kuri Damour TV show, kandi mbashishikariza no gukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri iki gicamunsi nibwo hagaragaye inkuru ikomeye cyane. Perezida Paul Kagame yavuze ati niba mushaka guhangana nanjye nditeguye ku buryo bukomeye cyane, nimuhagarare mukomere kigabo duhangane. Perezida Kagame ibi yabigarutseho ko yashakaga gusobanurira neza abashatse kurwanya ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa. Iki ngiki kikaba ari icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda yashakaga gushyira mu by'ukuri ku murongo ibijyanye n'insengero, kubera yuko byamaze kugaragara yuko ari amabizinesi y'abantu ku giti cyabo, kandi yinjiza agatubutse, kandi ugasanga abo ngabo bayinjiza cyangwa se abo akurwamo nta kintu bibamariye. Perezida Kagame yasabye abanyamadini bamaze igihe banenga icyemezo cya leta y'u Rwanda cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa gucisha make, cyangwa nawe agahangana nabo, agahangana nabo cyane ko ibyo leta ikora biri mu nyungu z'abanyarwanda. Mu minsi ishize urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwakoze ubugenzuzi ku nsengero zisaga ibihumbi 14, bigaragara ko 70% byazo zitujuje ibisabwa, bityo zirafungwa. Insengero zafunzwe hari izo byagaragaraga ko zibura ibintu bikeya by'ibanze bishobora guhita biboneka, ariko hakaba n'izasabwe ibintu bigari zigomba kuba zujuje. Hari kandi izindi zafunzwe zasanzwe zikora ariko zidafite uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda, aho wasangaga nk'umuntu ku giti cye cyangwa itsinda barafunguye ahantu ndetse bakanahashyiraho ibyapa, ariko badafite ibyangombwa bibemerera gukorera mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yongeye kugaruka kuri iki cyemezo kuri iki cyumweru ubwo yari yitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu azwi nka Nation Prayer Breakfast. Yagaragaje ko atumva uburyo abanyarwanda bongeye kwisanga muri iki kibazo, ku buryo byageze aho hafatwa icyemezo cyo gufunga insengero. Ati ibintu biheruka bijyanye no gufunga insengero byarangiye bijya hanze, biba nk'icyateye u Rwanda. Ndibuka igihe twigeze kugira inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashaka uko turwana n'inzige zangije imyaka, nabyo byarazamutse biba nkaho u Rwanda rwatewe n'inzige. Kubera iki? Yongeye kugaragaza ko bitumvikana uburyo ibintu bicika kuri uru rwego, nyamara hariho abayobozi bakabaye bashinzwe kubikurikirana. Ati abayobozi b'igihugu muri politike, ibintu nk'ibi bibaho bikagera kuri uriya rwego biriho mu by'ukuri uyobora abantu, cyangwa ni izina wikoreye gusa ridafite icyo rivuze. Kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe ndetse turabiganira, bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo. Ngira ngo byarangiriye aho twabiganiriye, birangije abayobozi turiyamira. Ntabwo ari abayobozi ba politike gusa ndavuga n'abayobozi b'amadini turi hano. Perezida Paul Kagame yakomeje agaragaza ko ikibabaje ari uko hari abanyamadini bashatse guhangana n'iki cyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Yabasabye gucisha make kuko adashobora kubemerera gutoba u Rwanda no kugaragura abanyarwanda babagaraguza gati nkaho ari ibindi biremwa cyangwa se ari abantu badafite ababareberera. Ati mucishe make mukore ibintu bizima bizwi abantu bazima bakora. Igihugu gishaka kwiyubaka gikora mu by'ukuri. Sosiyete nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mutoba nk'uko mwatangiye kujya mubitobanga uko mwishakiye, mujye aho mukagaraguza abantu hagati. Oya rwose ntabwo nzabibemerera, ahubwo ushaka guhangana nanjye
nahaguruke duhangane, kuko ibi ngibi ntabwo nzabyemera. Oya, twaragaraguwe bihagije, nta kundi kugaragurwa dushaka. Abanyarwanda baragaraguwe bihagije. Ibiba ahandi mu bindi bihugu, haba ibisa n'ibyo cyangwa ibiri hanyuma y'ibyo, birabareba. Jyewe nimuzabinzaneho, kuko uzabinzanaho azambona. Ba nyiri ibyo ngibyo mubarekere ibintu byabo. Murumva cyangwa ntabwo mwumva? Cyangwa niba mushaka guhangana nanjye muri ibyo, mube mwiteguye. Njye nditeguye cyane. Perezida Kagame yagaragaje ko amadini akwiriye gukorera mu murongo ukwiriye, aho gukorera mu kavuyo. Mu by'ukuri ibi ngibi nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba yabigarutseho kugira ngo ashimangire icyemezo cyafashwe na leta y'u Rwanda mu bijyanye no guca akajagari ndetse n'akavuyo mu bijyanye n'insengero n'amadini. Kuki mwemera uyu mwanda abanyarwanda? Perezida Kagame ku nyigisho z'amadini ziyobya yavuze yuko abanyarwanda badakwiye gukomeza kwemera umwanda. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko bitumvikana uburyo abanyarwanda nk'abantu banyuze mu mateka akomeye bashobora kwemera inyigisho z'amadini z'ikinyoma mu buryo bw'ubuhumyi, kandi babona ko zishobora no kuzabasubiza mu bihe bibi banyuzemo. Ibi ngibi Perezida Paul Kagame abavuga mu by'ukuri ahanini usanga ari ukuri. Abanyarwanda twaciye mu mwanda uhambaye, twaciye mu majune, twaciye mu kababaro, twaciye mu kangaratete. Ugasanga abantu abenshi muri bo bari bani no mu bihugu by'amahanga, baraje ntibazi sitaraga abantu banyuzemo, ntibazi ahantu igihugu kigeze, ntibazi ibiki n'ibiki. Bakaza bagashinga amadini bashaka gusahurira mu nduru, bashaka gusahura bikinze ijambo ry'Imana gusa. Ibi ngibi ugasanga ahanini bidakwiriye. Ariyo mpamvu umubyeyi w'igihugu, baba wa taifa, mukombozi wa taifa, father of the nation, akomeza kugenda bigaruka avuga ati ntabwo dushaka gukomeza kugaragaza agati, ahubwo witeguye guhangana nanjye, stand by there, duhangane. Ibijyanye n'inyigisho z'ubuyobe za bamwe mu madini, Perezida Kagame yazigarutseho kuri iki cyumweru nk'uko nabibabwiye haruguru, ubwo yitabiraga amasengesho ngarukamwaka. Abantu benshi barayazi, amasengesho yo gusengera igihugu, ndetse yabanje no gushimira abayobozi bayobora bategura aya masengesho ya Nation Prayer Breakfast Fellowship, abashimira ko bamufashije mu bihe by'amatora. Ariko anenga cyane uburyo harimo abanyamadini babashije ndetse bashatse no gushaka kumurwanya ubwo yafataga icyemezo cyo guhagarika no gufunga amwe mu madini cyangwa se insengero zikorera mu kavuyo. Ibi rwose ntago ari ikintu abantu bagakwiye rwose kumugayira. Aya masengesho ategurwa n'umuryango Rwanda Leaders Fellowship, yitabirwa n'abanyamadini batandukanye, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu. Ari nayo mpamvu nyakubahwa Paul Kagame, baba wa taifa, mukombozi wa taifa, father of the nation, abagomba kuyabonekamo overall. Aya masengesho yo gusengera igihugu yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Gertrude Kazarwa, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Dr. Faustin Neziriyayo, ndetse n'abaminisitiri batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu. Aya masengesho ari mu murongo wo gushima Imana kubera ibyiza yakoreye u Rwanda muri iyi manda y'imyaka 7 ishize. Imigendekere myiza y'amatora
ndetse no kuyiragiza ibizakorwa muri iyi manda nshya y'imyaka 5 iri imbere. Perezida Paul Kagame yanabigarutseho rwose, ashimira cyane uburyo abanyarwanda ndetse n'aba ngaba Leaders Fellowship babashe kumushyigikira agatsinda amatora. Ibi byatumye nubwo hari amasengesho yari yabaye muri Mutarama 2024 hategurwa n'aya abaye muri Nzeri 2024, umuyobozi mukuru w'u Rwanda umuyobozi mukuru wa Rwanda Leaders Fellowship itegura aya masengesho, Ndahiro Moses, yavuze ko muri Nzeri 2017 habaye amasengesho nk'ayo yo kuragiza u Rwanda mu rugendo rwa manda y'imyaka 7 yari itangiye. Yavuze ko ibyo u Rwanda rwasabye Imana muri icyo gihe byagezweho, akaba ariyo mpamvu bagarutse kuyishima ndetse no kuyiragiza manda nshya yatangiye. Ati, turabashimira mwese kuba mwitabiriye ubutumire bwacu muri aya masengesho yo gushimira Imana ko twagize amatora meza yuzuye amahoro n'umunezero, abanyarwanda bakitorera ubwabo umuyobozi bishimiye. Turabashimiye kandi kuba mwaje kuragiza Imana imigambi y'igihugu cyacu mu myaka 5 iri imbere. Kuki mwemera uyu mwanda banyarwanda? Iri ni ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Njyewe nkunda kumwita baba wa taifa, ayiko baba wa taifa, ayiko mkombozi wa hii taifa, ni mkombozi wa nchi yetu. He is the father of this nation. Na masengesho abaye nyuma y'iminsi mu Rwanda habaye igikorwa cyo gufunga zimwe mu nsengero zitujuje ibisabwa, haba mu buryo bw'imyubakire n'inyigisho. N'ingingo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutseho agaragaza ko atumva uburyo abanyarwanda bongeye kwisanga muri iki kibazo, ku buryo byagezaho hafatwa icyemezo cyo gufunga insengero. Ati, ibintu biheruka bijyanye no gufunga insengero byarangiye bijya hanze biba nk'icyateye u Rwanda. Ndibuka igihe twigeze kugira inzige, yatanze urugero rw'inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashaka uko twarwana n'inzige zangije imyaka, nabyo byarazamutse biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige. Ibi ngibi by'amasengesho yavuze yuko yabigereranyije n'igihe twarwanye n'inzige. Kubera iki mu by'ukuri abanyarwanda bashobora kwihanganira iki cyorezo, iki kiza, uyu mwanda? Abayobozi b'igihugu muri politike, ibintu nk'ibi bibaho bikagera kuri uriya rwego, uriho uri umuyobozi gute uyobora abantu? Cyangwa we yavuze ati, cyangwa nyine n'izina uba warikoreye gusa ridafite icyo rivuze. Kandi ibi byigeze kubaho n'ikindi gihe, ndetse turabiganira bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo, ngira ngo hari byaraganiriwe bitabwa aho ngaho, cyangwa se bica mu matwi bijya mu yandi, biratambuka gusa. Birangije abayobozi turiyamira, tujya mu mihigo, tujya mu biki, ibyo bintu bikiraho. Perezida Paul Kagame yavuze ko imikorere nk'iyo, aho umuntu abyuka agashinga urusengero kubera ubukene, idashoboka, ni umwanda. Bullshit. It's motherfucking behavior. People can't wait and make a decision, kubera yuko ibi bintu bigomba guhagarara. Ati, mumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira azajya avuga ngo ariko murabizi nakennye, ariko hari uburyo bumwe umuntu ashobora gukoreramo amafaranga butamuvunnye. Bati, ni ubuhe se? Umwe akabwira undi ati, ariko rero dushyireho idini turyite uko dushaka, wowe uzajya wakira amaturo, njyewe nzajya nigisha. Undi ati, ibyo gusa se?
bagatangira bakazerera mu banyarwanda ndetse bakabasiga ko byahanuwe ari umugisha. Ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa koko. Yongeyeho ati ibi mvuga murabizi ko biriho, ko byabayeho, ntabwo ari ibyo mpimbye mushaka n'abababwira n'amazina y'ababikoze. Ubwo bakajya mu gikari cyangwa bagashyiriraho igisharagati abantu bagatangira bagasenga, bagatangira kuzana amafaranga. Yashimangiye ko kimwe mu bitera iki kibazo harimo n'inyungu z'amafaranga gusa, hari n'ibindi bigoye kubisobanura. Ati byose birimo amafaranga, ariko hari n'ibindi udashobora kumva ko birimo inyungu y'amafaranga. Ariko uzi kubwira abantu ngo muze narabonekewe, mujye mwurira ibiti, mujye mu mashami yabyo, kuko igihe wazamutse uba uri hafi y'Imana. Abandi bagashorera abantu mu buvumo, muri caves, ngo mugende nimugeraho umwuka utabasha kubageraho ngo muraba muri kumwe n'Imana. Bigakorwa abantu ibihumbi amagana mu gihugu muyoboye, mwebwe bayobozi b'amadini cyangwa abo muri leta. Yakomeje avuga ko hari abandi bafite ibintu bigisha abantu, bababwira ngo ni uguca za karande, ngo ni ugutandukanya imiryango, ugatandukanya abana n'imiryango, ugatandukanya umugore n'umugabo. Perezida Kagame yasabye abanyarwanda kwanga ibintu nk'ibi kuko amateka baciyemo atabibemerera. Ati ntabwo abantu banyuze mu bintu nk'ibyo twanyuzemo baha urubuga ibibonetse byose. Ubu turi abantu, umuntu uwo ari we wese yazanaho ubutekamutwe koko tukabwemera. Perezida Paul Kagame ibyo yakomeje kuvuga mu by'ukuri ni ukuri, kandi ni ukuri kuzuye. Ibi ngibi bikaba bigaragaza mu by'ukuri yuko abantu bakomeje guteka umutwe. Perezida Paul Kagame yagarutse ku bintu bitatu byonyine byagaruye u Rwanda rwari rugiye kuzimira burundu. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko guhuza imyemerere, politike n'umuco biri mu byafashije u Rwanda kurenga amateka mabi rwanyuzemo. Uyu munsi u Rwanda rwa Gasabo rukaba ruri mu nzira nziza y'iterambere. Baba wa taifa, mukombozi wa nchi yetu, father of this nation, yabigarutse kuri iki cyumweru mu ijambo yagejeje ku bitabiriye amasengesho yo gusengera igihugu. Yagaragaje ko u Rwanda ari igihugu gifite amateka yihariye, kuko rwamenyekanye nk'igihugu cyageze habi hashoboka, rwongera no kumenyekana nk'urugero rw'ibyiza byagezweho igihe abantu bahinduye imikorere n'icyizere. Ati dufite amasengesho, ishusho ya mbere y'amateka mabi cyane pe, tukagira n'ishusho ya kabiri y'ukuntu abantu bashobora kuva muri ayo mateka no guhindura ayo mabi cyane